aya ni amafaranga mujya mukunda kumva abantu benshi bo muri Afrika biwacu no mu Rwanda, ni amafaranga mukunda kumva bavuga ngo ngo Canada ngiyo hageze ngo baguhereza amafaranga y'ubuntu. Ubwo haba hari amasantre agaburira abantu, bo barateka, noneho wowe pfa gucungana n'isaha yo kurya, niba barya saa 5 niba barya saa ngahe, wowe ukaba uhari. Ayo masaha no gutonda umurongo na babandi mujya mwumva ngo muraho neza. Nongeye kubaha ikaze kuri The Grass TV show. Ni buri mushyashya cyo tugusana kugumana natwe, kandi ni buri umusangwa, karibu ikaze cyane. Arakanuro nshaka ko tuvugaho kano kanya. Hari umuntu wanditse muri comment ya video mazimisi narakoze, aravuga ngo sengo byari kubijyanye na Canada, je pense muri cya kiganiro cya Rimo, aravuga ngo mwaranise mukatubwira ngo Canada ni habi, ngo ntitukahaze, ngo ibintu ngo bimeze nabi. Numva nshatse kumusubiza muri comment, ariko mbona ntabwo ndi bumusubize neza uko mbishaka, ndavanza akora video. Guys, niba ari umuntu ukubwira ko Canada ari habi, no ukuri arakubeshya. From my experience arakubeshya, kuko igihe mamaze rwose no kuri pe ntago ari habi. Ikindi akenshi usanga n'abantu babivuga ari abantu baba hano muri Canada. Uzajye ubambwirira abo bantu none kari habi kubera icyo utarasubira mu gihugu cyawe. Ugasanga umuntu arakubwira ngo umva ngo ngusenga koko nguzaza, ngo usenga ushaka kuzaza muri no mu ruho, ngo usenga ushaka kuzaza gukora iki? Wowe kutarataha wamuretse akaza muri uwo mu ruho, akaza kuruha, akaza kureba uko bimeze, akareba uwo mu ruho watumye udataha nawe ngo usubire mu gihugu cyawe, usubire iwanyu. So ngiye rero mu gihe mamaze ngiye kukubwira ibintu ngiye nakundiye Canada. Ni wumva bigufashije cyane kigutangaje, utubwire muri comment. Hanyuma abantu mutuye muri Canada muze kumfasha ningira icyo nibagirwa. Hanyuma niba uri umuntu baciye intege cyangwa se wacitse intege, ufite ubwoba avuga se ninza muri Canada nzabaho gute, amahirwe subu ngubu nzagira amahirwe, subu bizagenda gute, please niba uri n'umuntu wacitse intege wongere ugerageza amahirwe yawe. We never know. Ikintu cya mbere ngiye kubabwira utuntu tugeze nko mu 8 7 nagiye nakundiye Canada, ningira n'ibindi ngenda nibuka ndagenda mbibabwira. Ariko ngiye rwose mu myaka ingahe mpamaze vraiment nta kintu nahashinja, kuko hari ibintu byinshi byiza nagiye mbona. Ikintu cya mbere nakundiye Canada cyangwa se gituma nshyira Canada mu majwi y'imbere mu bihugu byiza kandi ngiye rwose byamfashije, free healthcare. Guys, wabona ahantu indwara iyo ari yo yose urwaye, surgery, kubyara, ikintu cyose waba urwaye ni free of charge, wishyura zero. Nimvuga zero ni wumve $1 cyangwa se $2 cyangwa $3, oya, wishyura zero indwara yose waba urwaye. Ikindi kintu nabonye nuko haba ubuvuzi buri hejuru cyane ugereranyije no mu bihugu byacu. Bafite aba specialiste mu ndwara izo zose, ushobora guhura nawe anytime. Mu ndwara yose ko kundi tuhangayika iwacu, subu ndakura amafaranga yo kwivuza, ugasanga hari n'ababuriye ubuzima n'abahaburiye ubuzima. Hano abari free of charge, wishyura zero. Ngiye rwose nk'abana banje mu kubyara, ndagenda nkabyara nkataha nta natano nishyuye, zero. Urumva aho hantu mu by'ukuri wahanganye iki? Ubuvuzi urumva of course abantu bashobora kugira ibyago, abantu bagapfa bakagira ute, ariko ntago haba zampfu zo kuvuga ngo wabuze amafaranga yo kujya kwa muganga, wabuze uko wifuza. Ikindi kintu nakunze nuko buri famille haba icyo bita aba docteur ba famille.
buri famille bifite umudokiteri, umwana afite umudokiteri, umuntu mukuru uwo ari wese ushobora kubona umudokiteri wawe uhora ukwitaho ugukurikirana, nka kwa kundi tuvanga ababyeyi ngo ufite umubyeyi wenda kwibaruka bafite umudokiteri umukurikirana, no mu rugo mufite umudokiteri ushobora kugukurikirana, niba ugize ikibazo ukamwaka appointment ukagenda akakurebera, mbese uguhoraho kandi byose biri free. Icyo ni ikintu cya mbere nakunze. Icya kabiri nakundiye Canada, haba ibyo bita ama centre alimentaire. Canada nanzari haba guys. Canada nanzari haba, nukuvuga ngo niba ushonje nta mafaranga ufite cyangwa se nta bushobozi ufite bwo kubona ibiryo, ujya muri ayo masantere batanga ibiryo buri secteur bifite nk'amasantere 2 3 gutyo, ukagenda ugafata ibiryo by'ubuntu. Ntago kandi bavuga ngo se ngo zananga ibyangombwa bigaragaza ko utishoboye ng'ikino, as long as abazungu bumva ko tuvugisha ukuri, niba ushonje ushaka kurya uragenda ugafata ibiryo, haba hari imboga, amata, haba hari ibiryo bigiye bitandukanye, ukagenda ugafata ibiryo, bafata 2 mu kwezi, ukaba wagenda ukabaho. Hanyuma hari n'abavuga ati se simfite umwanya wo guteka, sindabona umwanya wo guteka, nabwo haba hari amasantre agaburira abantu, bo barateka, noneho wowe pfa gucungana n'isaha yo kurya, niba barya saa 5 niba barya saa ngahe, wowe ukaba uhari. Ayo masaha no gutonda umurongo, na babandi mujya mwumva ngo naba homeless n'iki niho bajya kurya. Canada nta kintu cyo kuvuga ngo umuturage waho aricwa n'inzara, never, ibyo ntibibaho. Hanyuma hari n'ama programme cyane cyane kuba hano bafavoriza abantu batwite cyane, ndabikunda. Haba hari ama programme yabo, iyo ugiye kuri first appointment no muganga barakubaza se urumva muri no periode yo gutwita uzashobora gutunga umwana, ufite ibyo kurya bihagije, intungamubiri azazibona, nta kibazo cya finance ufite. Iyo uvuze ko ntabyo ufite, haba hari ama programme aho babaha amata, amagi, imbuto. Hari programme niyo nababwira hano muri Quebec yitwa programme lo, aho ngaho bita ku mubyeyi bakagukurikirana, bakajya baguha amata y'ubuntu, imboga, imbuto, kandi ibyo byose, amagi, kandi ibyo byose muri periode yose yo gutwita kwawe. Urumva Canada ni nziza guys, nakagira umuntu ukubwira ngo ni habi ngo iki, no. Icya gatatu nakunze sasa, icyo bita Canada Child Benefits. Ahangaha ni amafaranga bahereza buri mubyeyi wese ufite umwana wabyariye muri Canada, cyangwa se n'abaza bafite ama residence permanente. Umwana wese baramukwishyurira, nko kuvuga ngo baraguhemba. Amafaranga bahereza buri mwana ku kwezi yo kumutunga, bakaguhereza nk'umubyeyi kugira ngo urere umwana. Murumva icyo kintu ni ikintu cyiza. Hari n'ababigira business, ugasanga afite abana nka 5 6 10, buri mwana baramubarira kandi babara presque 6 à 15 kuzamura. Urumva na amafaranga menshi ukwezi. Niba ufite abana nka 4 cyangwa bangahe, 2,000 3,000 uba uri bubibone buri kwezi, byo kuza gufasha. Bavuga ko ari ayo gutunga abana. Urumva rero ni nko kubyara bakaguhemba. Ibihugu bigira ayo mahirwe ni bingahe guys? Ni bingahe bigira ayo mahirwe? So icyo ni ikintu nakunze. Ikindi kintu nakundiye Canada, kwiga ni ubuntu. Nivuga kwiga byumve ni ubuntu. Maternelle, primaire, secondaire, kwiga ni ubuntu. Urumva se ubwo se mana umuntu rwose uri hano Canada agatangira kuyisebya, njya mbyumva ngo ubuse ngo Canada ngo mana yanjye ngo twaje mu muruhongo, mana yanjye ngo ubuse ngo ubuzima ubuzima ubu noneho ibyo byose iyo ubutabibona nibwo ubuzima bwari ko ari bwiza. So icyo ni kintu nakunze. Garderie usanga wishyura duke cyane, nka presque 200, 6 yandi gouvernement ikayagushyiraho. Hanyuma iyo umwana ageze muri maternelle aba ari ubuntu, na secondaire icyo ugura ni ibitabo, kandi nabyo nagwa bihenze, usanga bitashobora no kurenza $50 50. Umwana akaba yakwiga kandi akiga neza. Ubuzima
ugakomeza. Urumva rero ni ikintu cyiza kandi nacyo bafite navuga ngo uburezi bwabo buteye imbere tugereranyije n'ibihugu bimwe na bimwe. Ikindi kintu cya gatanu navuga ngo nakundiye Canada mu gihe mpamaze nuko mana yanjye baguha amezi 18 y'uri umubyeyi wabyaye ya maternity leave, kandi maternity leave uba wishyurwa. Uri muri konje ukarera umwana wawe, ni kuvuga ngo hano hari utuzi tuba tugiye tuvunanye. Umubyeyi yamenye ko yasamye, niyo wabimenya mu byumweru 2 bya mbere uhita uhagarara ku kazi bitewe n'akazi ukora. Uhagarara ku kazi bakatangira bakaguhemba amafaranga, baguhereza 90% y'umushahara wabonaga. Urumva rwose, kandi wicaye mu rugo uri kurera umwana wawe, cyangwa se mu gihe utwite ukiyitaho ukaba wakora n'izindi gahunda za 90% y'umushahara wahembwaga. Ukatuva ku kazi. Urumva nyine ni ibintu byiza. Nk'umwaka wa mbere ni iyo bita programme CNSST ibiguhemba. Hanyuma wamara kubyara ni iyo bita RKAP iguhemba. Hanyuma urumva guys, ndabizi neza ko hari ibihugu byinshi bitagira aya mahirwe cyangwa se iyo opportunity yo kuvuga ngo umubyeyi niba atwise areta ahagarara ku kazi hanyuma azasubire ku kazi umwana afite umwaka. Urumva Canada atari sawa koko. Nge nakunze systeme yaho pe, narayikunze kuko ifavoriza umubyeyi kuba yarira umwana mu gihe ahandi hari aho mara amezi 2 amezi 3 ukatusubira mu kazi. Like nko muri Amerika je pense ko babaha amezi 3, hari naho ayo mezi 3 batayabaha. Ukabona niba ntwise ubwo nyenda hagara ku kazi ka nta kintu ndi bubone. Aho rero ni presque imyaka 2 wicaye kandi uri guhembwa, kandi bakaguhereza 90% y'umushahara wabonaga. Umva icyo kintu ni ikintu cyiza. Icya gatandatu nakunze hano haba job opportunities. Guys munyumve neza hano, nimvuga ngo job opportunities ntago ari ukuvuga ngo urabyukwita ubona akazi, ariko ndakubwiza ukuri ko ntago washoma. Ushobora kutabona akazi k'inzozi zawe, akazi wifuza, ugatenda naje ndi umudocteur nshaka kwita nyine nkora ubudocteur, cyangwa se naje ndi umuspecialiste mu kintu runaka. Oya, nago ibyo ngibyo byakunda as long as utize hano. Ariko haba job opportunity, ushobora kubona kandi kazi akariko kose ugakora kandi kakakubeshaho. Ntago ari hande wavuga ngo ndashomera ndamara umwaka umwe ndamara imyaka 2 nta kazi mfite ndabahone. No way. Haba opportunity nyinshi zishobora gutuma ubona akazi. Ntago wabona dream job yawe ariko akazi karaboneka. Icya karindwi navuga haba ibyo bita aide sociale. Aide sociale ni amafaranga baha abantu batishoboye, cyangwa se amafaranga baha abantu badafite akazi, batarabona akazi. Nkuko uraje uvuye muri Afrika ugeze hano nturabona akazi, ujya ku byo bita aide sociale. Aya ni amafaranga mujya mukunda kumva abantu benshi bo muri Afrika biwacu no mu Rwanda, ni amafaranga mukunda kumva bavuga ngo ngo Canada ngiyo hageze ngo baguhereza amafaranga y'ubuntu. Aya ni amafaranga mujya mwita ngo na y'ubuntu, ariko cyo navuga saba ni menshi, ariko agufasha muri basic needs zawe. Urumva ni waburara, ni wabura icyo wishyura inzu, ni wabura icyo urya. Urumva kamema bagufasha mu gihe utarabona akazi. So aide sociale nayo urumva nayo ni nziza, ituma utashoma, kandi buri muntu wese winjiye muri Canada aba yemerewe mu gihe udafite ubushobozi. Wowe ikikora ni uko applyinga, hanyuma bakayaguhereza bakayaguhereza. Kandi si amafaranga uba uvuga ngo uzishyura. Oya, ntago aya mafaranga uyishyura, aragutunga mu gihe utarabona akazi. Hanyuma iyo ubonye akazi barayahagarika ukajya gukora noneho nyine uko abandi bagenda baza nabo bakagenda bayabahereza. Ikindi navuga hari ubwo ni cya 8 navuga haba icyo bita assurance d'emploi. Ino ni amafaranga baha abakozi bavuye ku kazi,
ku mpamvu zigiye zitandukanye, soit se akazi kawe karahagaze cyangwa se wenda nka kampani ukora irafunze, uvuye ku kazi kubera uburwayi runaka, se urarwaye ntugishoboye gukora kandi wari ufite akazi, aya mafaranga rero baba bayaguhereza buri kwezi mu gihe utarabona akandi kazi cyangwa se utarasubira mu kazi akaba gutunga. Hanyuma uko babara bitewe n'ayo wahembwaga. Je pense que batanga 78% y'umushahara wabonaga. Umva nayo ni amafaranga meza kandi afatika ashobora kugufasha mu gihe akazi kawe kahagaze cyangwa se mu gihe wahuye n'ikindi kibazo. Ikindi kintu navuga cya 9 ni icyo bita social assistance. Aya mafaranga ni social assistance, ni amafaranga bahereza abantu bamugaye, wavukanye n'ubumuga cyangwa se waje kumugara nyuma. Ni amafaranga buri kwezi bahereza abantu bamugaye kandi amafaranga ahoraho ubuzima bwabo bwose. Ni amafaranga guverinoma donc iba yarashyizeho yo kubafasha. Kurumva kameme nk'umuntu wamugaye ntago aba afite opportunité nk'iz'umuntu utaramugaye. Hari ibyo abadashoboye gukora, nubwo nyine bafavoriza ko buri muntu wese yakora cyangwa ariko hari ubumuga buba bukabije. So aya mafaranga rero abahoraho ku muntu wese wamugaye muri Canada kugeza apfuye. Ubusuko ko aho Canada nakwitagira, vraiment nakwitagira. Ngiye nakunze systeme yabo cyane yita ku kiremwa muntu uko ishoboye. Ikindi kintu navuga cya 10, Canada iri mu bihugu biri safe cyane, bifite umutekano. Ushobora kugenda nijoro, ushobora rwose nta kibazo, ntacyo wikanga, ntago haba ubujura cyane. Ushobora gutanga ikintu like nk'ubushize nagiye muri store nibagirwamo telefone yanjye muri charge kwa kundi buri guhaha. Ngeze mu rugo nita nibuka ko nasize telefone, njya kwireba nsanga bayimbikiye kuri case, ahandi baba bayicishijeho kare. Hanyuma nahoze nsoma nsanga Canada iri mu bihugu biri safe cyane, umutekano wabyo uri hejuru mu bihugu 3 bya mbere ku isi bifite umutekano mwiza. Kandi nyine bifite low crime, nyine hataba ibintu by'urugomo cyane cyangwa by'ibyaha cyane. Urumva kandi umutekano guys niwo wa mbere. Umuntu aba ari safe, akora ibintu bye neza nta kibazo. Ako nakandi kantu nakunze cyane. Ikindi ushobora guparika aho ubonye, ukaza ugasanga imodoka yawe rwose uko wayisize ndi kuyisanze nta muntu n'umwe wigeze ayikoraho. Ikindi kintu navuga kuri iki kijyanye n'umutekano nuko ikintu nakunze cyane nuko buri sector cyangwa se buri gace mutuyemo haba hari police, haba hari zino modoka zizimya inkongi y'umuriro, haba hari na ambulance. Buri gace kaba gafite aya ma station 3 ku buryo anytime nko mu minota 5 muraza kugenda munyunganira abantu muri hano Canada. Ariko nko mu minota ingahe rwose ubwo butabazi bwose mbabwiye ko ari 3 ubushobora kububona. Ahandi kantu nakundiye hano guys, ujya muri store ugiye nko kugura ikintu cyacyo cyose waba ugiye kugura, waba ugiye kugura imyenda, waba ugiye kugura like n'ibikoresho byo mu rugo, intebe, ibitanda, n'importe quoi, ikintu cyose waba ugiye kugura, uba ufite 30 jours, minsi 30 yo kuba wagishubijeho mu gihe utagikunze. Hahandi ushobora no kugura ikintu ukaza ukagikoresha, wabona iminsi 30 igiye gushira ukagisubiza ati ntago nagikunze, sinakunze uko gikora. Nsuhuje n'abantu bagura imyenda bakambara ikiriho ama etiquette, barangiza gutaha ibirori bakayisubiza mu stores ngo ntago bayikunze. Anga babyemewe iyo uguze ikintu ufite iminsi 30 yo kugisubizayo anytime mu gihe utagikunze. Ari akantu keza nakunze. Yesu intanibuka iwacu nko kugura akantu byonyine banza umuhereza amafaranga wishyure, ntushaka kukamusubiza ngo akemere. Urumva rero haba ikintu nimba nabyita freedom, niba nabyita iki, ariko ni ikintu cyiza
nakunze. Iyo ugisubije rero nka gutyo, ushobora gufata ikindi cyangwa se bakagusubiza amafaranga, wowe uhitamo bitewe n'ibyo ushaka, as long as iki gifite ka etiquette kakiriho. Ikindi kintu nakunze, aba free access ku majuwe y'abana, haba amaparke abagiye afite amajuwe y'abana agiye atandukanye menshi, buri gace kaba gafite park ushobora kujyanamo umwana agakina kandi biba biri free. Umwana agakina akishima, akaccessinga ku majuwe yariyo yose biri free. So utwo rero mu myaka maze n'utuntu twiza tw'ingenzi twagiye tuntangaza kandi tukanshimisha. Nyine Canada ifite systeme iri hejuru cyane itandukanye n'ibindi bihugu. Abantu muri Canada muze kunyandikira muri comment ikintu mwumva nibagiwe, ariko nutwo nabashije kwibuka. Barangi Canada we uri nziza pe. Hanyuma niba uri umuntu baciye intege, please ongera utrying amahirwe yawe, nawe bitabera akuza ahantu wivuza ukarya, security access ku bintu byose bishoboka biri free. Gusa urumva nta kintu wahanganya, nubwo bavuga ngo turavunika, ngo dukora utuzi. Of course nawe urya atavunitse uravunika, urakora, iyo bibaye ngombwa of course urakora. Kandi nanone mwibuke ko inzara iryana iki? Inzara iryana kurusha iki? Gukora. Wabona ukora ukavunika ukarya, ariko inzara nzi neza ko iryana kurusha gukora, kuba wavunitse wakoze. So try and try again. Gerageza amahirwe murebe ko byabakundira, nawe ukaba wagira free kuri ibyo bintu byose mbabwiye. Imana ibahe umugisha. Niwumva harimo icyagutangaje cyangwa se icyo utaruzi, utubwire muri comments tuganire. Makoze, Imana ibahe umugisha. See you in the next video. Bye.